click rero mbaye guklika yego click Rwanda. Click Rwanda rero ni iki? Ni urubuga nyarwanda rukorera kuri internet ruhuza abantu na serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Ni iki Click Rwanda rero ikora? Niba ushaka kugura, gukodesha, kugura cyangwa gukodesha ikintu, inzu, imodoka, ushaka kugura ibikoresho bya elegitoronike, niba ushaka umukozi, niba ushaka ko ubucuruzi bwawe bumenyekana ku isi hose, Click Rwanda iragufasha kwamamaza ibikorwa byawe ndetse no kumenya amakuru y'ibigezweho ku isoko binyuze ku mbuga nkoranyambaga za Click Rwanda ziri kuri Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube ndetse na WhatsApp. Gukorana na Click Rwanda bigenda gute rero? Biroroshye cyane. Ufata telefone yawe cyangwa computer yawe ukandikamo eshatu akadomo Click Rwanda bifatanye, eshatu akadomo Click Rwanda bifatanye akadomo com. Noneho ngiyo uri mu influencer urumva akse ntabwo rero ifite followers 340 magana se n'ibyuze harabura bike bira aba followers bangana kuri nawe muri Click Rwanda baguha akazi niba uzi kwamamaza urumva ukaba uri mu influencer cyane ujya ku rubuga rwa Click Rwanda ukiyandikisha nk'umu agent wabo nk'umuntu bahagarariye urumva hanyuma ukajya uhabwa ibyo ubamamariza hanyuma icyo gihe barakwishyura kubera ko ubamamariza kabisa mwara amafaranga bishyura rwose hari n'abishyurwa mu mafaranga arenga 200 buri kwezi kubera ko bakorana na Click Rwanda ikazajya ibaha ibyo bamamaza wango Click Rwanda ni urubuga ubwarwo ariko rukagira n'aba agent benshi cyane baba influencer nuvuga ngo ibyo barimo barakwamamariza kuri wowe banabihereza aba influencer babo nabo bakabyamamaza ku mbuga zabo urumva bahita bunguka kenshi yego urubuga rwa eshatu Click Rwanda com ureba amakuru yose ya company bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 27 55 91 73 cyangwa 07 cyangwa 07 87 04 wanabandikira kuri email clickrwanda@gmail.com. bakorera i Remera muri Press House muri ya nyubako ya Press House muri floor ya 4.